urabona ko ni utuntu dusa neza dufite n'amabara meza. Iyi ngiyi ya bomb shine nayo wayikoresha mu gihe ushaka guha umuntu kado. urabona ko ano package kararyoshye rwose ukamwoherereza ubundi umuntu akishima. irahumura neza. Rero nkuko ndi kubibabwira narazikoresheje, naraziteye, ndabizi ntabwo ari ibintu bya publicité. Ikaze ku Mubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesiride. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe impano zitandukanye waha umuntu. Hari igihe usanga bikugoye, ugasanga bigufashe umwanya munini uri kwibaza uti se kanaka ndamuyihe impano kuri anniversaire, kuri graduation, kuri occasion zitandukanye. Ukavuga uti ndamuyihe impano, mbese ukumva wabuze igitekerezo. Uyu munsi rero muri aka kanya ngiye kuguha igitekerezo, ngiye kuguha amayide wakoresha, amayide atandukanye mbese wakoresha igihe ushaka guha umuntu impano, igihe ushaka guha umuntu gift, igihe mbese wumva umuntu umwishimiye hari ikintu ushaka kumuha. Dufite hano ubwoko bune bwa gift ushobora guha umuntu. Ubwa mbere reka duhere hano. Umva, ikindi kandi izo mpano ntabwo zihenze, ni impano zidatwara amafaranga menshi rwose, hahandi wumva ubona utarengereye rwose ku buryo waha umuntu gift kandi akishima. Impano ya mbere rero ngaka ni aka body spray, bodymist. Iyi rero ni ya yindi witera umaze gukaraba, mbese umaze kwisiga umubiri wawe ucyumutse, mbese ukiri fresh, kugira ngo ukomeze mbese umara akanya uhumura nk'uko bisanzwe nyine igihe witera deodora. Ngiyi rero uyitera ku mubiri gahumura neza. Kano ka bodymist ni brand ya Sansiro yitwa Beauty Romance. Umva, nanateyemo kugira ngo numve ukuntu ihumura hashize akanya, ariko kari soft, ntabwo kamena umutwe, ntabwo gapika cyane, kandi kamara akanya pe. Rero aka ka bodymist ni gift ya mbere waha umuntu. Noneho wajya kugira akarusho rero ukongeraho n'amavutayomuntoki. urabona ko ni utuntu twiza, ni utuntu dusa neza, ni utuntu turi smart wahamo umuntu gift, ukavuga uti umva ndamushimishije pe, uyu muntu muhaye gift azagenda yishimye, mbese azahora abyibuka yuko hari kado yahawe nziza kandi yamugira akamaro, hahandi atabyibagirwa. Uko amaze gukaraba akitera, akava mu rugo ahumura, gahumura neza. Hanyuma rero yamara no gukaraba mu ntoki akisiga, akibuka ko wamuhaye gift. Urabona ko ni utuntu dusa neza dufite n'amabara meza. Rero aya mavuta yo mu ntoki ni Beauty Romance, ni bodymist nayo ni Beauty Romance. urabona ko ari ensemble nziza. Mbese twagiye aka ni akambere, twagiye ku kandi ka kabiri. Nazo ni ubwoko bumwe nka buriya, ni brand ya Sansiro ariko zikoze mu bintu bitandukanye. Iyi ni Sweetheart, kano ni aga Sweetheart ka bodymist. Hanyuma n'amavuta yayo yo mu ntoki yitwa Sweetheart. Ntabwo yo nshobora kuyumva neza ngo nyababwire, ariko izi bihumura kimwe, mbese mpita numva ukuntu zihumura. Aka nako karahumura ka Sweetheart, karimo utuntu tw'uturabo. Icyo zikundira nuko
ntabwo zipika cyane ngo mbe zikumenya umutwe. Iyindi rero ni iya kabiri, harimo uturabo, ntabwo ari kwa kundi uba wumva indabo zabaye nyinshi ngo wumve hari ukuntu nka parfum ihumura cyangwa bodymist cyangwa nk'amavuta yo mu ntoki iyo arimo indabo nyinshi hari igihe wumva byakuzungereza, ariko ibi ntabwo ariko bimeze. Okay, murabona ko nako karasa neza ka sweetheart yo kwitara ku mubiri ndetse n'amavuta yo mu ntoki. Twagiye ku yindi ya gatatu, iyi yo yitwa bomb shine. Iyi bomb shine nayo ifite amavuta yo mu ntoki ndetse ikagira na body mist. Iyi ngiyi rero hari agaparfe numva bijya guhumura kimwe kitwa ngo kirara, izina riragiye, ariko abantu bakunda amaparfe y'abagabo, abantu bakunda odeur za parfe z'abagabo bijya guhumura kimwe, kari soft ukuntu nako ntago gapika. Ubwo rero izi ngizi, iyi ngiyi ya bomb shine nayo wayikoresha mu gihe ushaka guha umuntu kado. Urabona ko kano package kararyoshye rwose, ukamwoherereza ubundi umuntu akishima. Okay, twagiye ku yindi mpano. Turangije impano ebyiri zitandukanye. Ubishatse watanga imwe, kariya ka body mist, cyangwa ugatanga n'amavuta yo mu ntoki, byose bikajyanirana bitewe n'uko wabipanze, bitewe n'uko ubishaka. Ariko nanone byaba akarusho cyane umuntu abonye aka kantu, kano gaseti k'utuntu tubiri, urabona ko ari ibintu byaba biryoshye. Twagiye ku yindi mpano ya gatatu rero. Iyi ngiyi ni nkaho yihariye ariyo ku bagore gusa, noneho tugiye no ku bagabo rero ntabwo twabibagiwe impano ushobora kubaha. Hano hari parfe ushobora gukoresha mu myenda, ushobora gukoresha mu myenda, ushobora gusprayinga umaze gusasa, ushobora gusprayinga kuri rido, ku ntebe, ku itapi, ushobora gusprayinga ugiye gutera ipasi hanyuma umwenda ugahumura. Ushobora none kuyishyira mu modoka, ushobora kuyitera mu modoka bamaze kuyoza, mbere y'uko uyijyamo nka mbere y'iminota 10, rwose wirirwa umeze neza. Nababwiye yuko umva ni ku giciro gito cyane. Hanyuma rero iyi yitwa powder desire, sinababwira gute karahumura icyo nzi cyo. Irahumura neza, ahasigaye n'ahandi. Iyi ni gift ya kangahe? Gatatu zitandukanye wakoresha. Iyi ngiyi yitwa powder desire, hanyuma hari iyindi yitwa magic forest nayo reka mbumvire ukuntu ihumura. Iyi yo irahumura nk'akantu karyohereye ukuntu. Icyo nababwira ni uko ntago bipika ngo ubone ngo bigisha amatwi, kandi mwibuke yuko ikintu cyiza gihumura, ndavuze ngo byisha amatwi amazuru. Ikintu gihumura neza ntabwo ari cya kindi gipika uba wumva ako kanya wumve ugeze ahantu ni nkaho bakwihungura. Oya, ni kakandi kagenda kamota buri hanyuma y'iminota 5 kumva akantu kari kumota, kumva akantu karahumuye. Rero izi ngizi maze kumva ariko zimeze, yaba ari izi parfum wakoresha mu nzu, ku myenda umaze gusasa, ndetse no guhumuza mu nzu, niko ziteye. Iyi rero yitwa magic forest nayo irahumura neza cyane.
twagiye ku yindi ko nzibafitiye ra twagiye ku yindi parfum yitwa pure cotton. Pure cotton nayo irahumura bya gisirimu, kumbwira ngo mpitemo imwe rero byangora pe, byangora, ariko nayo irahumura neza. Iyi yitwa pure cotton, ubishatse zose wazigira cyangwa se ukagenda ugira imwe imwe nta kibazo bitwaye. Pure cotton nayo muri kuyibona, nayo wayikoresha utangamo kado, uha umuntu kado igihe wumva hari umuntu ushaka gushimisha. Za mpano rero ziracyahari. Tugeze ku mpano ya kane. Hano mbafitiye parfum, noneho nya parfum atari bodymist cyangwa atari amavutayomuntoki cyangwa se atari parfum zo mu nzu. Noneho ni za parfum zawe ku giti cyawe wahutera mu myenda, kwa kundi uba ugiye ahantu ugenda ushaka guhumura, cyangwa se nawe ubwawe wumva ushaka kumva uri guhumura wiyitayeho. Euphoria y'abagabo, abazi parfum Euphoria y'abagabo irahumura kimwe n'iy'abagore. Rero izi parfum akaba ari brand ya Sansiro, ngiyi 646 M. Iyi ni y'abagabo, Euphoria y'abagabo nayo ngiyi. Katwumve ukuntu gahumura, nari nababwiye. Ariko irahumura itinda mu myenda ku buryo umunsi wose wirirwa wumva uri guhumura umeze neza. Euphoria y'abagabo nayo M646 niyo marke yayo. Umva nayo irahumura kandi neza. Twagiye ku yindi parfum, ubwo reka duhita tujya no kuri Euphoria y'abadamu. Euphoria ni mililitiro, iyi y'abagabo ni mililitiro 50. Hanyuma n'iyi Euphoria y'abadamu nayo ni mililitiro 50, nuko package zitandukanye ariko zirangana. Ni K126, ngira ngo murayibona nayo Sansiro. Umva mabwire, Euphoria irahumura neza, nayo ntabwo ipika, uba wumva ufitemo akantu k'agasirimu. Ndakubwiza ukuri, ushaka guhumura wowe ubwawe cyangwa se guhamo umuntu kado, wayimuha iyi Euphoria y'abadamu. Umva, sinzi umuntu wavuga ko idahumura rwose yaba arimo arabeshya. Twagiye ku yindi parfum y'abadamu, nayo ni brand ya Sansiro, akaba ari Black Opium. Ngiyi nayo ihumura neza. Hanyuma rero twagiye ku yindi parfum yitwa Ariye, nayo ni brand ya Sansiro, mililitiro 50, nayo ihumura neza. Nayo cyane ariko izi rero nkuko ndi kubibabwira narazikoresheje, naraziteye, ndabizi ntabwo ari ibintu bya publicité. Ariye nayo irahumura neza rwose, uyihayemo umuntu kado waba umugiriye neza, yakwishima. Twagiye ku yindi parfum kuko mademoiselle narabibabwiye kenshi, narabibabwiye cyane. Umva, dore package yayo nshyashya ni iyi ngiyi, K95 kuko mademoiselle nayo ni parfum nziza. Umva, wahuma umuntu kado cyangwa se nawe ukihamo kado. Yani ibindi nagiye ku yindi parfum y'abagabo,
yitwa sauvage, ngiyi nayo ni mililitiro 50, 530. Abantu bakunda parfum z'abagabo namwe zabafasha, mwayikunda. Sauvage turayirangije, tugiye ku yindi parfum y'abagabo yitwa Invictus, nayo ni mililitiro 50, 656, marque ya Sansiro. Abagabo nawe ntabwo twabibagiwe, umva ushaka guha umuntu kado, ushaka guha umugabo kado, harimo parfum zitandukanye, Invictus, Sauvage, nihe yindira na Euphoria y'abagabo. Vraiment wawutanze gift nziza. Hanyuma rero ndumva ubu ngubu ubonye ide, ugize igitekerezo cya kado watanga, cya gift watanga igihe ushaka gushimisha umuntu kuri occasion iyo ari yo yose, kuri occasion zitandukanye. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku byo duha bagenzi bacu, twita mbese tugira umwanya wo kuvuga noneho reka ntange kado. N'ibingibi rero waheraho utuntu duhumura, utuntu tw'ubwenge twashimisha mugenzi wawe ndetse nawe ukumva umerewe neza kuko utanze ikintu cyiza. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Uramutse rero ukeneye izi parfum, aya mavuta yo mu ntoki, izi bodymist, ndabashyiraho nimero mwahamagara, hanyuma rero cyangwa se mukaba mwazisanga i Remera munsi ya parfume ku muhanda w'amabuye, ibumoso hari 250 store, niho mwazisanga ku giciro cyiza. Murakoze cyane rero, nawe utaha. Bye.